Oh, AMTV Live, you are welcome. Mose yagiranye inama n'abayobozi b'amatorero yose harimo abashumba ndetse n'ababwirizabutumwa bakunze kwita abamwarimu cyangwa se les evangelistes. Iyi nama rero yabereye mu ndembo zose z'itorero ADPR uko ari 9 kandi buri rurembo rukaba rwahuraga ku cyicaro cy'urwo rurembo. Ni inama rero umushumba mukuru yagiranye nabo aho yababukije yaberetse aho itorero rigeze n'ibyo risabwa. Agaruka ku bisabwa n'itora ADPR kugira ngo rikomeze rikore umurongo waryo cyangwa se rikomeze mu cyerekezo cyaryo. Muri ibyo bisabwa rero harimo ibyasabwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Abantu barabizi bagiye bumva amakuru kandi abanyetorero benshi barakurikira barasoma barabyumva. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hari ibisabwa rwasabye amadini ndetse n'amatorero harimo n'itora ADPR rero. Muri ibyo rero harimo insengero zujuje ibisabwa ni detail ndende birazwi, hakabamo n'abayobozi nabo bujuje ibisabwa. Muri abayobozi bujuje ibisabwa harimo ko ariko hakaba n'abandi bakoreye itorero bamaze igihe benshi ntabwo bari kubyumva kimwe, ariko nanone nibyo koko kwakira impinduka biragoye. Guhera ejo amwe mu makuru ari kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane abakurikiranira hafi iby'amatorero ndetse n'imiryango yigenga, abenshi bari kugaruka ku nkuru twabonye ejo ku bitangazamakuru bitandukanye, aho ibyinshi bifite umutwe ugira uti umushumba mukuru wa ADPR yateguje bamwe mu bayoboye amatorero ko bagiye gukurwa mu nshingano mu gushyira mu ngiro amabwiriza ya RGB. Mu minsi yashize nibwo twabonye RGB ifunga amatorero menshi, ndetse abandi twari tuzi yewe ko banakomeye bakwa ubuzima gatozi batemerewe kongera gukorera mu Rwanda kubera ko hakozwe ubushakashatsi cyangwa se ubugenzuzi hagasangwa nyine batarujuje ibisabwa byabemerera gukorera mu Rwanda nk'amatorero, harimo imiterere y'insengero zabo, harimo kuba ubwazo bidahagije uko zimeze kugira ngo zibashe kuba zakwakira abantu. Ikindi ariko noneho cyarebweho cyane cyane muri aya mavugurura ni bigendanye nuko umushumba mukuru cyangwa se uhagarariye urwego runaka yakagombye byibuze kuba afite impamyabushobozi imwemerera guhagararira urwo rwego mu byo twita umurimo w'Imana cyangwa se mu by'iyobokamana. Na ADPR rero ni rimwe mu matorero birumvikana yagombaga kurebwa n'ayo mabwiriza, haba ku mpande z'insengero ndetse no ku mpande z'uko abayobozi benshi bariho nyine batari barize ibigendanye na teolojiya, maze biba ngombwa ko ibi nabo ADPR nyine ibigarukaho ibifatira icyemezo kugira ngo ikora aya mavugurura bagendane n'umurongo nyine urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwashyizeho. Hano twifashishije inkuru yandikiwe ku kinyamakuru iyobokamana.rw, aho gitangira nyine kigira kiti umushumba mukuru wa ADPR yateguje bamwe mu bayoboye amatorero ko bagiye gukurwa mu nshingano mu gushyira mu ngiro amabwiriza ya RGB. Pasiteri Ndayizeye Isayi, umushumba mukuru wa ADPR, yasabye abayobozi b'amatorero mu ndembo zitandukanye ko abatujuje ibisabwa bagomba kwemera impinduka zigiye gutuma bamwe basezererwa mu nshingano mu rwego rwo gushyira mu ngiro amabwiriza ya RGB. Yababwiye ko itorero ADPR ritakwirengagiza kwitanga kwabo n'umuhate n'umurava bakoranye, abizeza ko abazakurwa mu nshingano bazahabwa imperekeza kandi ko ubunararibonye bwabo buzahora bukenewe mu itorero ariko batari mu nshingano.
za kiyobozi nk'uko amabwiriza ya RGB abiteganya. Uyu mushumba mukuru wa ADEPR yabigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki ya 8 Nyakanga 2025 ubwo yagiranaga inama n'abayobozi b'amatorero yose barimo abashumba n'ababwiriza butumwa. Iyi nama yabaye mu buryo bw'iyakure hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Zoom, aho bose bagiye bahurira ku cyicaro cy'ururembo bakabasha gukurikirana inama. Mu kiganiro Bokamana twagiranye na Bwana Ntakirutimana Emmanuel ushinzwe itangazamakuru muri ADEPR, yavuze ko iyi nama koko yabaye ikaba yari igamije kwereka abayobozi aho itorero rigeze ndetse n'icyo risabwa kugira ngo rikomeze rishyire ku ntego zirishyike ku ntego zaryo, ariko rinashyira mu ngiro ibisabwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Muri ibyo bisabwa na RGB harimo insengero zujuje ibisabwa ndetse n'abayobozi bujuje ibisabwa, aho amabwiriza asaba ko umuntu uyoboye itorero ku rwego urwo ari rwo rwose agomba kuba yarize teolojiya ku rwego rwa kaminuza cyangwa A0 mu bindi bisanzwe, ariko akagira post graduate muri teolojiya. Emmanuel yakomeje avuga ko ubuyobozi bw'itorero bugihabwa aya mabwiriza na RGB buticaye, ahubwo bwarebye icyo bukwiriye gukora maze buhamagarira abanyetorero bafite ubuhamya bwiza bize kugera ku rwego rwa kaminuza ariko batari bafite amasomo yandi ya teolojiya. Ati itorero ADEPR riri kubafasha kwiga aya masomo ya teolojiya muri za kaminuza, bakaba bazasoza ari aba post graduate muri teolojiya, byiyongera ku yandi mashuri rero bari bafite, kugira ngo bitegure kuko kwitorero ejo ryazaba rifite abayobozi kandi ryazaba ryujuje risabwa kugira ngo rikomeze rikorere mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko amategeko abiteganya. Yakomeje avuga ko Pastor Ndayizeye Isayi umushumba mukuru wa ADEPR yaganiriye n'aba bayobozi abagisha inama y'icyo bumva cyakorwa kugira ngo itorero ryubahirize ibisabwa rikomeze intego yaryo yo guhindurira abantu mu buryo bwuzuye. Bahuriye ku kuvuga ko itorero rigomba kugira icyo rikora, yaba ku nsengero ziri kubakwa zikaba zujuje ibisabwa, yaba no ku bayobozi bayoboye amatorero. Ati umushumba mukuru w'itorero ADEPR yavuze ko itorero riri kurihira abafite A0 mu bindi, rinashishikariza abafite AD ko bajya kwiga amakaminuza ya teolojiya kuko ni amabwiriza agomba kubahirizwa kandi agashyirwa mu ngiro n'amadini n'amatorero na ADEPR ririmo. Ati umushumba mukuru yamenyesheje abari mu nama ko hari abantu bakoreye itorero n'ubu bari bari mu nshingano ariko badafite amashuri byibuze n'atandatu yisumbuye baherwaho biga ngo buzuze ibisabwa, bityo ko abo batazakomeza kuyobora bitewe no gushyira mu ngiro aya mabwiriza ya RGB. Muri aya magambo umushumba mukuru wa ADEPR yabivuze agira ati ntabwo twakwirengagiza uruhare rwanyu mu iterambere ry'itorero ADEPR n'ibyo mwakoreye Imana neza muritanga, ariko ubu amabwiriza aradusaba ibindi, bityo mwitegure ko mu minsi iza muzahabwa ibaruwa n'integuza kuko mutazaba mugifite inshingano zo kuyobora amatorero. Umushumba mukuru wa ADEPR yabwiye abazavanwa mu nshingano ko batazaba birukanwe mu itorero, ko bazakomeza kubahwa no gushimirwa uruhare rwabo mu itorero, mu iterambere ry'itorero, kandi ko bazasezererwa neza banahabwa imperekeza, kandi
ubunararibonye bwabo buzakomeza gukenerwa mu itorero. Asaba buri wese kumva neza ibi, kuko itorero ritasigara inyuma mu kugendana n'icyerekezo igihugu gishaka. Amabwiriza ya RGB ku bijyanye n'ibyo umuyobozi uyoboye itorero agomba kuba yujuje, harimo ko basabwa kuba barize amasomo ajyanye n'iby'iyobokamana mu ishuri rikuru cyangwa kaminuza ryemewe n'amategeko. Iyo yize mu mahanga atanga icyemezo cy'imihwanire n'impamyabumenyi cyangwa n'impamyabushobozi mu by'iyobokamana gitangwa n'urwego rubifitiye ububasha. Ku muntu wize kaminuza mu zindi ngeri agaragaza icyemezo cy'amasomo y'iyobokamana ashimangira impamyabumenyi cy'uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icy'uwungirije bafite impamyabumenyi zitari izo mu bijyanye n'iby'iyobokamana bize nibura amasaha 1200 mu masomo y'iyobokamana mu ishuri ryemewe n'urwego rubifitiye ububasha. Pasiteri Ndayizeye Isaie, umushumba mukuru wa ADEPR, yagiranye inama nyine n'abo bayobozi bose b'amatorero, ndetse harimo n'abo dukunda kwita abevangeliste, mu kugira ngo bakomeze barebere hamwe ibyo gushyira mu bikorwa amabwiriza mashya y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Murakoze cyane rero, iyo nkuru nyine murayumva, kandi koko birumvikana. nibyo gusa nk'uko nabibabwiye tugitangira, impinduka zose zibayeho ziragora kuzakira. Niyo mpamvu abantu nyine bagiye gutakaza akazi, kuko bari abakozi b'Imana ariko kari n'akazi. Rero mukomeze, navuga ngo abazavanwa mu myanya bose bakomeze bakorera Imana, kuko gukorera Imana byo nta muntu ujya ubihagarika, kandi Imana ifite ukuntu izagenda ibeshaho abantu bayo bayubaha kandi bayikorera. Mu gusoza iki kiganiro, reka tubakinire ijwi umuyobozi w'iyobokamana yagiranye n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri ADEPR. Mwumva uburyo yabisobanuriye muri aya magambo agira ati: amahoro. Nibyo, umushumba mukuru uyu munsi yagiranye inama n'abayobozi b'amatorero yose, harimo abashumba ndetse n'ababwirizabutumwa bakunze kwita abamwarimu cyangwa se les evangelistes. Iyi nama rero yabereye mu ndembo zose z'itorero ADEPR uko ari 9, kandi buri rurembo rukaba rwahuraga ku cyicaro cy'urwo rurembo. Ni inama rero umushumba mukuru yagiranye nabo, aho yaberetse aho itorero rigeze n'ibyo risabwa. Agaruka ku bisabwa n'itorero ADEPR kugira ngo rikomeze rikore umurongo waryo cyangwa se rikomeze mu cyerekezo cyaryo. Muri ibyo bisabwa rero harimo ibyasabwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Abantu barabizi, bagiye bumva amakuru, kandi abanyetorero benshi barakurikira, barasoma, barabyumva. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hari ibisabwa rwasabye amadini ndetse n'amatorero, harimo n'itorero ADEPR. Rero muri ibyo rero harimo insengero zujuje ibisabwa ni detail ndende birazwi, hakabamo n'abayobozi nabo bujuje ibisabwa. Muri abayobozi bujuje ibisabwa harimo ko itorero, ku rwego rw'itorero local church, umuyobozi agomba kuba yarize theology ku rwego rwa kaminuza, cyangwa se yarize ibindi bisanzwe afite A0, ubwo ni yarangije urwego rwa kaminuza, ariko hakiyongeraho icyo bita post graduate yo muri theology. Akaba warize ibisanzwe ariko hakiyongeraho post graduate muri theology. Ubwo nabyo nibyo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rusaba amadini ndetse n'amatorero. Itorero ADEPR naryo rero rirasabwa. Ni nayo mpamvu urumvikana ubuyobozi bw'itorero ntabwo bwicaye, bwakomeje kureba icyatuma itorero rikomeza gukora ibikorwa rikora, gukomeza umurongo wayo mu cyerekezo cyaryo cyo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muri ibyo rero harimo ko ubu ngubu bafashije abanyetorero bafite ubuhamya bwiza, bize
kugeza ku rwego rwa kaminuza ariko batari bafite ayo mashuri yandi cyangwa se amasomo yandi ya teoloji. Ubu ngubu itorero riri gufasha abo bantu babyemeye babishatse kandi bafite n'ubuhamya bwiza, bari kwiga ubu ngubu muri kaminuza za teoloji, bakaba bazasoza bafite iyo post graduate yiyongera kuri ya masomo ya mpamyabumenyi bafite ku rwego rwa kaminuza mu bindi bitandukanye bize. Ibyo ni ukugira ngo itorero ritazagira ikibazo cyo kubura abayobozi basabwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ariyo RGB. Umushumba rero yaganiriye n'abo banyetorero, abagisha inama, abasaba ibitekerezo, ababaza icyakorwa, bo babyumva bate, hakorwa iki kugira ngo itorero ryubahirize ibisabwa, rikomeze umujyo waryo mu cyerekezo cyaryo rifite. Batanga ibitekerezo bitandukanye, ariko mu byo bahuriyeho bose ni uko koko hagomba kugira igikorwa kugira ngo itorero ryubahirize ibisabwa, yaba ku nsengero ziri kubakwa, yaba ku bayobozi, yaba ndetse n'ibindi byinshi bisabwa, itorero rigomba kubyubahiriza byanze bikunze kuko ntabwo ryahagarara. Mu byo rero umushumba mukuru yabasobanuriye mu bikorwa itorero riri gushyiramo imbaraga, kugira ngo itorero n'ubundi rikomeze rikore, harimo ko n'ubundi harimo icyo nari mvuze mu kanya, itorero rikurihirira abantu biyemeje gukomeza kwiga kugira ngo bazabone ubwo bumenyi muri teoloji, iyo post graduate muri teoloji yiyongera kuri impamyabumenyi ya kaminuza basanzwe bafite. Ariko kandi itorero no gushishikariza n'abandi basanzwe bafite A2, ubwo ni A2 ni amashuri 6 yisumbuye, bakaba bafite impamyabumenyi ibemerera gukomeza muri kaminuza, ariko itorero ribashishikariza gukomeza kwiga, gushyiramo imbaraga, kandi ko naryo rizakomeza kubashyigikira no kubafasha kugira ngo nabo bazakomeze bige barangize n'urwo rwego rwa kaminuza rusabwa, bityo nabo babe mu bemerewe kuba bayobora amatorero. Ariko hakaba n'abandi bakoreye itorero bamaze igihe ariko badafite urwego nibura rw'amashuri 6 yisumbuye, kandi bakoreye itorero, baracyari mu bakozi b'itorero, barahari benshi itorero rifite. Abo rero birumvikana ntabwo bazakomeza kuyobora bitewe n'uko ntabwo bujuje ibisabwa. Nibyo bakoraga umurimo w'Imana neza, bakoreye itorero neza, ariko hari n'ibindi itorero risabwa kugira ngo rikomeze, kandi ubuyobozi budakwiriye kwirengagiza. Harimo rero ko babaganirije, babwiye yuko mu minsi iri imbere bazabaha amabaruwa y'integuza yuko inshingano z'ubuyobozi zo zizahagarara, ariko byumvikane neza ntabwo bazaba birukanwe mu itorero, ahubwo abo n'ubundi umushumba mukuru yavuze ko bazakomeza kwifashishwa, bafite ubunararibonye, bafite bagiye bakora umurimo kandi bawukora neza. Abo ni nabo babyaye abo bana bakomeza kwiga, abo babandi bize nizo za kaminuza, abo nibo n'ubundi banayoboraga abandi bize nizo n'ayo mashuri ya kaminuza, ni nabo n'ubundi bazakomeza kubafasha kandi baranabitangiye. Ku bw'amahirwe abo babyeyi, abo bantu batuje ibyo bisabwa mu rwego rw'imyigire, n'ubundi batangiye kurera mu buryo bw'umwuka no mu bundi buryo butandukanye, bandi n'ubundi bari kwiga ndetse n'abazakomeza kwiga kugira ngo ejo bazavune abayobozi beza. Niho rero bibera nanone byiza kandi bitakwiriye kuba ikibazo. Abo rero yabateguje ko mu minsi iri imbere itorero rizabaha amabaruwa y'integuza yuko izo nshingano nyine zihagarara mu rwego rwo kubahiriza byandi bisabwa, ariko bakazasezererwa neza, itorero rikazabasezerera neza, itorero rikazabaha n'imperekeza kugira ngo bakomeze n'ubuzima, bakomeze n'imibereho kandi ikomeze igende neza. Kandi bazakomeza n'ubundi kwifashishwa mu itorero, ariko birumvikana ntibazifashishwa nk'abafite inshingano, ntibazifashishwa nk'abafite izo nshingano zo kuyobora, ahubwo bazifashishwa mu buryo bwo gukomeza gukora umurimo w'Imana, bafasha itorero, ariko batari muri za nshingano, kubera ko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwashyizeho amabwiriza kandi agomba kubahirizwa. Ngibyo rero by'umushumba mukuru yaganiriye n'abanyetorero kandi n'abo bayobozi, abateguza, ariko ababwira yuko ndetse anabashimira, ariko yanababwiye ko agiye gukora ingendo azabasanga aho bari, hakiyongeraho n'ikindi kiganiro cyo kurushaho kubasobanurira ibyo byose no kurushaho kumva nawe ibitekerezo byabo kugira ngo urwo rugendo barugendanemo neza kandi bakomeze bafashe n'itorero. Ndumva mu ncamake umuntu yabivuga gutyo,
murakoze cyane. AMTV Live, you are welcome.